Choral Rangurura. Dukurire muri Yesu, dukure muri byose. Choral Rangurura ni imwe muri korali zikora umurimo w'Imana muri Cathédrale ya Byumba, Diocese ya Byumba. Iyo korali yavutse ahagana mu mwaka w'1997 aho yatangiranye n'abaririmbyi bagera kuri 15. Choral Rangurura ubundi yasohoye indirimbo ya mbere muri Cathédrale itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 1997. Amateka yayo nahatangirira. Twayitangiye turi abanyamuryango 15. Nuko rero twahagurutse dushaka gukora umurimo w'Imana, dushaka kuvuga ubutumwa, cyane cyane ko byari nyuma gato y'intambara. Muri uko gusenga twayoborwaga n'umwuka w'Imana, kandi kugeza n'uyu munsi niko bikiri. Twatangiye dukora umurimo w'Imana mu buryo bw'indirimbo, ariko noneho tukamanuka tukajya no mu bikorwa, tugasurana, tugahingirana, tukagerageza kurema ubumwe. Abandi bakabidukundira nabo bakinjira muri uwo murimo, kuko babonaga ari umurimo mwiza w'ivugabutumwa, abantu bihana bagahinduka, bakabona ko dufite icyerekezo. Intego nkuru y'iyo korali nk'uko igaragara muri Matayo 21:12 ivuga iti: nuko rero nimugende muhindura bo mu mahanga yose babe bigishwa banjye. Hanyuma ngira ngo twahagurutse dufite intego tubona muri Matayo 28 umurongo wa 19, nicyo bita inshingano nkuru y'itorero Yesu yasigiye itorero ryagiye kujya mu ijuru, aho yabwiye abigishwa bati nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa. Natwe rero twahagurutse nka Rangurura dufite iyo ntego yo kugenda. Iyo korali ifite misiyo zigamije gusenga, kuvuga ubutumwa no kurangwa n'imirimo y'urukundo. Mu mateka ya Choral Rangurura aratwereka ko yagiye ikura umunsi ku wundi. Ubu kugeza kuri uyu munota dufite abaririmbyi bagera kuri 60 bari aktifu, ku buryo iyo tubahamagaye icyo cyose cyangwa se baboneka. Kuzaririmba muri Rangurura, kuzaba umuhereza, kuzaba umubwiriza butumwa, kuzaba ariko haleluya. Mu gukura kw'iyo korali benshi bagiye barangwa no gusenga, aho byagararaga mu kwihana, kwatura no gukizwa, bityo bikabafasha kubakira muri Kristo umwami n'umukiza. Gusenga ni ikintu Choral Rangurura ishyira imbere cyane, kandi ibintu byose tubigeraho bitewe nuko twasenze. Muri uko kwiherana n'Imana nango haba harimo byinshi. Ni hahandi turi buhure nk'abagize itsinda tugahanana, tukavuga atari kunyaboneka ahangaha wowe utubaniye nabi, yihane tukihananaho. Nango y'abantu basengana baguma hamwe. Rero tugerageza gusenga, tugasoma ijambo ry'Imana, twanaririmba tukitwararika kubyo turirimba, kugira ngo noneho babandi twabwirije za ndirimbo zacu zibafashe zibagumemo. Ibyo byagiye bibafasha mu mibanire hagati yabo, mu miryango yabo, ndetse no muri sosiyete nyarwanda muri rusange. Gusenga kandi byagiye bibashoboza kugira imbaraga zo gukorera Kristo, kwitanga. Choral Rangurura igitangira yagendaga n'ibirenge, ikajya kuvuga ubutumwa, ikamanuka imisozi, ikazamuka iyindi, ariko turashimira Imana ko tugeze ku rwego rushimishije. Ubu iyo dufite ivugabutumwa ntabwo tukigenda n'ikirenge, ahubwo dukodesha amakwasiteri, ugasanga nibura ikwasiteri nkeya ni nk'ebyiri tujyana nazo kugira ngo tujye kuvuga ubutumwa. Mu ivugabutumwa Choral Rangurura yagiye igira uruhare mu gukora umurimo w'Imana binyuze mu ndirimbo, aho bagenze imisozi imiremire n'imigufi imbere mu gihugu no mu mahanga. Twavuga nk'urugendo bakoreye mu gihugu cya Uganda Ikabari, aho bamamaje ijambo ry'Imana karahava. Bakorera ingendo zitandukanye muri Diocese babarizwamo ya Byumba ndetse no hanze yayo. Twavuga nko kuri Cathédrale yashyira, aho basize inkurunziza ndetse babiba n'imbuto binyuze mu masengesho no mu butumwa bw'indirimbo. Twavuga nk'urugendo bakoreye kuri paruwasi ya Rwamagana, bagahakorera umurimo ukomeye buri mu bwitange bwo kubaka ingoro y'Imana. Ntitwavuga kuvuga mu bice bitandukanye, harimo Gisenyi, Remera, Gikondo n'ahandi. Twasuye amadiyoseze atandukanye, twasuye Diocese ya Shyira, dusura Diocese ya Kigali, dusura Diocese ya Gasabo, dusura Diocese ya Kibungo,
ndetse na Gahini. Aho hose twagiye mu kuvuga ubutumwa, twasuye inshuti zacu zo muri Eperi Rubavu, naho tuhagira ibihe byiza, ndetse no muri Restoration Church twagiye muri ADPR. Hano dufitanye inshuti ubucuti na korali Rabagirana yo muri ADPR. Aho hose n'ahantu twagiye tujya mu kuvuga ubutumwa. Mu by'ukuri Imana ni nziza kandi abashize hamwe irabasanga. Icyiza kirimo mu kubana n'Imana no gukora umurimo w'Imana, ukoresheje kuririmba, icyambere cyo bigera ku marangamutima, kuko kuvuga ubutumwa bigenda bivuga mu buryo bujyanye n'ubuzima bw'imibereho ya buri munsi, kandi imibereho ya buri munsi hari ibyo abantu bagenda bahura nabyo bikatuma abantu bahinduka. Mu mirimo y'urukundo nk'uko bigaragara mu Baroma igice cya 12 ku murongo wa 15, Choral Rangurura ishingira ku murongo uri mu Bibiliya uvuga ngo mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Muri uwo murimo Choral Rangurura irangwa no gusura abarwayi, kugira uruhare mu bashinga ingo, gusura ababyeyi babyaye, ndetse no kuremera n'abakene. Turasurana hagati yacu, ababyeyi iyo babyaye turabahemba, iyo umuntu yagize ibyago turamutabara, ugahaguruka nka korali yose. Icyo gihe korali yose irahaguruka, tukagenda tukajyayo kugira ngo tuvugire ubutumwa, tugakomeza ababaye. No mu bibazo barafatikanya, ntabwo ugira ikibazo ngo ukiharire wenyine cyangwa ngo ugire ibyago wigunge, ahubwo barakwegera bakagusura ukabasha kumva uhumurijwe. Kandi ngira ngo gukora mu bwinshi birajyana no gukora mu bwiza, kuko dufite urubyiruko, dufite abagabo bakuze, dufite muri twebwe abatujemo ari urubyiruko, ariko tugenda tubashingira. Ibyo byerekana nyine ukwiyubaka hagati yacu, ubutumwa tugenda tubwirana hagati yacu nk'abanyamuryango ba korali, n'itsinda rigenda ryiyubaka. Ndashima Imana ko nanjye Imana yampagaritse mu murimo wayo, nkaba mbasha kuyiririmbira uyu munsi. Waramfashije cyane mu bukwe bwanjye nari ndimo gutegura, ariko bambereye ababyeyi, bambera byose kuri ubwo bukwe, baramperekeje kugeza tugeze mu rugo. Yakoze ibikomeye sinzi uko nabivuga, yakoze ibikomeye. Ariko mbere gato uko tuza muri korali twari dusanzwe tuzanye bisanzwe. Hamwe rero n'umugambi w'Imana, Imana iduhuriza muri korali, inashima ko tugira urugo, tukareka kuba babiri tukaba umwe. Imana tugiriye neza, murakoze. Yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yanjye, yitwa Nihemuka. Nababonyeho imbuto z'umwuka kandi mbona ari abakristo bakuze. Nifuza rero ko nabegera nkaririmbana nabo, aho nkosheje bakankebura, kandi tugafatikanya mu rugendo rujya mu ijuru. Umukristo agomba guhora yirinda icyaha, umukristo agomba guhora ashaka gusa n'Imana, akirinda gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kandi numva umukristo abujijwe kwifatanya n'abatizera. Haleluya, amen. Ndashima Imana ko yangabiye umurimo wayo, ni byinshi cyane yadusezeranyije kandi igenda ibisohoza. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma twumva tuyigumyeho, kuko iyo dusezeranyije iradusohoreza amasezerano yayo. Ni korali natangiriyemo umurimo kuva yatangira, kandi yagiye ibana natwe ikaduteza imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ibikorwa. Tanzemo abagabo b'ibigango batinya icyaha, baziririza, noneho abo bagabo barandera. Hari uyu mugabo hano ku ruhande, hari n'undi uri hariya ku ruhande, murabona ukuntu bahise bajya impande zombi. Ariko aba bagabo ndababashimiye, mw'abakirisitu mwe, ndababashimiye mw'abaririmbyi mwe. Ni abagabo bakomeye, bazi kwigisha umuntu, bazi kurera umuntu mu buryo bwo mu mwuka. Tugende uko bikwiriye, umwami wacu Yesu, dutange imibiri yacu, ibe ibitambo byera, ibe ibitambo byera bishimwa.
abaririmbyi bose bayibarizwamo bagira uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye by'itorero aho babarizwa, haba mu matorero shingiro, amakanisa na paruwase basengeramo, kimwe no muri Diocese yose. Aho rero babona mu bikorwa bitandukanye na gahunda zitandukanye, zaba iz'ivugabutumwa no mu murimo wa buri munsi. Twavuga nko mu itsinda rya Mothers Union, itsinda ry'abagore b'Abangirikani bashinzwe kubaka ingo zikomeye zubakiye ku rufatizo rwo kwemera Kristo watubambiwe. Aha rero usanga mu mibanire yabo n'abandi ari intangarugero, ndetse no kubaka umuryango, icyo twita urugo, kugira ngo rube urugo rusobanutse kandi rwuje umunezero no gukiranuka. Ku birebana n'umuryango wa Mothers Union, nifuza ko abadamu bose bubatse ingo mu buryo bwa gikristo, cyane ko tubafite bose bagomba kwinjizwa mu muryango wa Mothers Union bagakorera Imana. Bamwe basanga muri Fathers Union itsinda ry'abagabo bubatse ingo barangwa n'ingeso nziza zubakiye kuri Kristo. Uko we nanjye bambona babona ntarateshutse, ntaravuye mu murimo, nabo bikabakomeza, ndetse n'abagenzi banjye babona barimo bakuze baba ari abagabo n'abagore, ndetse n'urubyiruko ukabona ruriyongeraho, turarugira inama, turarurera, nabo bakavamo abagabo n'abagore, nabo bashinga ingo zabo bagakomera kandi bakumva bafite icyerekezo n'ibyiringiro ku bw'ubu bugingo. Ubasangamo kandi abarizwa mu bacaci wedeni bakora umurimo w'Imana mu nsengero, bafasha abatambyi, ndetse ukabasanga no mu barey leaders bashinzwe kuvuga ubutumwa mu nsengero. Muri twebwe harimo abavugabutumwa bagenda bakabwiriza ubutumwa, ariko noneho na korali karirimba ubutumwa mu ndirimbo, ariko no mu magambo n'ubundi. Umuvugabutumwa abasha kuvuga ubutumwa hano mu rusengero cyangwa mu ikanisa runaka, ariko umuvugabutumwa w'umuririmbyi ubutumwa bwe bwambuka imipaka. Benshi muri iyo korali usanga bafatiye iya mbere mu kuba intangarugero, haba mu bwitange, kugira impuhwe, ubuntu, ubumuntu ndetse n'urukundo. Ndashimira abaririmbyi kuko batajya batererana umurimo, baribwiriza, n'abaririmbyi bakuru, ntago bategereza gukora uko perezida ahari. Abaririmbyi dufite bakiriye Yesu umwami n'umukiza, barakijijwe. Ni abaririmbyi bafite umuhamagaro atari ukwinginga. Imana ishimwe. Kuri uyu munsi rero barashima aho bavuye n'aho bageze. Hari byinshi rero bagiye bageraho kandi bakomeje kugeraho, bityo bakaba bafite umunezero wo gushima no gusingiza Imana. Yakomeje kubarinda, ikababa hafi kugira ngo bagere ku byo biyemeje. Ushobora kumbaza uti viziyo yanyu ni iyihe? Turacyari muri ya ntego yacu yo kugenda, nuko twumva n'ubundi dufite intego yo gukomeza kugenda kubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Turashimira Imana rero, Imana iduteje intambwe, urugendo ni rurerure, ariko aho Imana ibaye igejeje tubaye tuyishimiye. Mu by'ukuri ni korali dushima, ni korali tunezererwa, ni korali dufasha kuzamura no kuzahura umurimo w'Imana, kandi ibyo turabibashimira cyane, tunabishimira n'Imana. Turi mu muhamagaro, kandi turabanyamuhamagaro, tuba muri ibi bintu tubikunda, n'Imana idushoboje ariwe mufasha wacu. Amatwi yacu rero dufite nta handi akomoka, tuyakomora ku Mana kandi dushyigikiye muri uyu murimo. Amen. Nabonyemo urukundo, nabonyemo agakiza, mbonamo ubufatanye, abantu bagafashanya mu bibi no mu byiza. Nabonye ari urufatiro rukomeye rwo kubaka umurimo w'Imana no kuwagura. Ibyo rero ndabishimira Imana yarakoze. Ugendera muri we, ushorera imizi muri we, muri Yesu. Umwanya wo kwiragiza Imana no gusaba Imana kugira ngo itujye imbere uracyakenewe 100%. Icyo idushakaho ni ugukiranuka, ni ugukorera Imana tunezerewe, tukayikorera dushishikaye, ntituzacika intege. Ibyo mutwifuzaho n'ibyo tubifuzaho Imana izadushoboze. Murakoze cyane.